muraho neza nkuko mutubona rero ni Diane na nyina icyaro turakimenyereye. Nanjye nabashuhuje muraho neza, nanjye muranzi cyane, nitwa Mama Diane, nicaye mu cyaro narabonetse nyine murambona namwe n'ibibazo. Nkuko mubibona rero icyaro turakimenyereye, turatuje nyine ndi kwirwariza umukecuru. Nagezeyo amahoro nubwo nahuye n'ibizazane byinshi ariko nagezeyo, mwarabibonye nyine ko nagezeyo amahoro. Nakubonye nkukeneye ariko buriya nanjye nagombaga kukwakira nyine nkaza nkakurwaza. waziye igihe Dia rwose waziye igihe ngukeneye pe. Sundi ubaye gutema ariko usibye ko na Mariya ari umubyeyi mwiza. Iriya ni inshuti buriya nabonye bigeze kure. Nkuko mubizi rero dusanzwe twicara hano tugiye kubagezaho akantu kadasanzwe. Ikintu tugiye kubabwira mbese ntibakamenye nako bakabwirwa n'iki se? Nata tugiye kukababwira. Ikintu tugiye kubabwira rero, abantu benshi badusabye ko twajya tubaha filime wanzwe kabiri ku munsi, byibura imwe tukayibaha nimugoroba indi tukayibaha mu gitondo. Ni ukuri pe twarabyumvise, mwakomeje mubidusaba ariko ni ukuri twabonye ko mubikeneye cyane, tugiye kubibakorera. Umunsi w'ejo mu gitondo muzatangira kubona impinduka y'uwanzwe. Ejo mu gitondo izajyaho, indi ijyeho nimugoroba. Tutibagiwe n'akandi kantu, buriya hariho ababashije kuba babyisabira bakaba babivuga, ariko hari n'abandi babikeneye ko twayishyira ariko bakaba barabuze akanya ko kuba babitubwira. Ubwo rero twaba twicaye hano tugira ngo tubabwire rwose ko icyo ari cyo, twajya ngo tubabwire ko ifilime izajyaho mu gitondo indi nimugoroba, nabo bakabasha kubimenya. Hariho nk'uwayibonaga nimugoroba akumva yarambiwe, ariko yajya yibona mu gitondo. Ariko ni nabyo tugomba kuyibaha kabiri ku munsi kugira ngo wenda ko abantu benshi ntago baba bari mu rugo, abenshi bazireba bari ku kazi. Urumva rero wenda bazajya bareba igice cyagiyeho mu gitondo, yenda nimugoroba bakoresha imiga zabo nimugoroba. Urumva rero icyifuzo cyanyu kirashubijwe, n'abandi mutigeze mubidusaba. Urumva ko bagenzi banyu barabavugiye, ahubwo muzabagurira akantu. Mama ntibagiwe, hari uzi ko turi kujya Buganda. Umva abafana bacu, uzi ibintu turi kubategurira. None ubu turimo turajya Buganda, tugiye kubazanira filime twasuye mu gihugu cy'abaturanyi. Turi kubakorera filime itwika, turi kuyikorera i Buganda. Ubu ngubu amaguru agiye guhera mu nzira, amatike mana we, umva muyitegerezanya amatsiko. Ni filime nziza cyane nayo irimo icyigisho, umva iteye ubwoba mbese. Iriya filime rero indenzeho kubera ko iriya filime yandengesheje igihugu mbamo nkajya mu kindi. Umva maze nanjye ntabwo nari mpazi, n'ubwa mbere nari mpageze. Naho se gesuko ariko byatumye menya na Uganda. Birumvikana rero ni filime nziza cyane, nayo muyitegereze. Sinababwira umunsi ariko ni muri uku kwezi. Oya bashonje bahishiwe. Isaha n'isaha kwagira ngo tubibamenyeshe ko iri gukorwa, iri gutegurwa neza. Twarayitangiye bazajya kubona abone bayishyize kuko twarayitangiye, iri gukinwa, ariko kwagira ngo tubabwiye ko tutari kuyikinira hano mu Rwanda, turi kuyikinira mu gihugu cya Uganda. Ni ukuvuga ngo rero icyo nicyo twagira ngo tubabwire yuko umunsi w'ejo mu gitondo muzabonaho uwanzwe ni ukura. Abari barabidusabye nizere ko icyifuzo cyanyu nyishubijwe, ndetse n'abandi mutabidusabye ni ukuvuga ngo mubyungukiyemo. Ubwo rero reka twigumire iwacu mu cyaro. Paul yaratwanze, yaraturiye, araduhereje. Mbabarira mama nawe. Oya tubyihorere, reka twiganire n'abafana bacu badukurikirana umunsi ku munsi, baranadukunda cyane, natwe turabakunda. Ariko ibya Paul birekera i Kigali. Sona ntari mu nari mvuye no kwahira utwatsi twayahene ndebera uko nsa, gusa ntago bireba. Urabeshya akazi ningewe kagiye kwica. Twahira gute? Oya nakoresheje kuno kuboko nadupfuraguye no ku kuboko, ntubona ukuntu sase. Kandi umva ikintu mwishimiye ngo ngewe na Ben umva mugomba kugira gute kudutwerera tugakora ubukwe. Kandi nizere ko abantu benshi nabonye comment mwaradutwerereye, nako mugiye muzadutwerere, sibyo?
tutabatindiye rero reka Sha. tubasezere. ya uriya musore wari waramwanze ariko sha nubwo umwemeye ubigeze kure. None se impamvu ntabwo uyizi ma impamvu ntuyizi koko ntabwo nari gupfa kumwemera kuko nari nzi yuko ibintu byose byambayeho abyihishe. oya ndekera umwana yarantabanjyana kwa muganga kandi Paul yarabyanze. ariko sha Data mudutwerere twikorere ubukwe njye na Ben. Tutabatindiye rero reka tubasezere nicyo ngicyo twagira ngo tubabwire turabakunda cyane. Bye. Dia ntugapfirike kubusa. Oya impamvu ndishimye. Urishimye kundenza se kuba narakubonye nubwo wavuye i Kigali n'amaguru Dia. Aha amaguru yari yarabyimbye yarabyimbiye mu nzira. Uribuka ukuntu wangeze inkweto zacitse Dia. Ariko mana none mvuge n'akandi kantu nubwo nari nsezeye haracyariho abantu bagira neza pe mana nahuye n'umumama ugwa neza mana yanjye arantoragura. None se wari uzi ko abantu bose babaye abahemu Diane? Haracyariho abantu bafite umutima wa kimuntu, pana abantu bahindutse umutima wabo ukamera nk'uw'inyamaswa. Ariko ntitagiye kure abantu babitegereje ni benshi, nanjye ntegereje amaherezo ya Paul. Ni ukuri pe. Paul nyine buriya reka tumwihore twe no kumutinda kuko yibereye Kigali twibere mu cyaro tugomba kumenya ibyacu. Ako ma uzampura ubushya njye gusura no. Abakobwa ntibaheba mugane wa mugane ubwo koko n'ibintu ahora no ya nagenda nkamusura nkagaruka sindara gusa ariko se bamugane nta nubwo nzasubira mu rugo rwa Paul. Ubusura abana waruhinguka hera kugira ko nora zamwifasha koko ugomba kugera. Oya ntago nasubirayo rwose. Oya abafana bacu rwose umva turabakunda cyane kandi tubafite ku mutima. Wandusha se? Oya rata twese turabakunda nta wenda buri muntu agira uko akunda abantu biwe ariko twese turabakunda. Ni ukuvuga ngo rero natwe muratuzirikana niyo mpamvu mudukurikirana umunsi ku wundi mbese bya bintu mwatumenyereje mutabyibagiwe comment share mbese ibintu byose abantu batera comment buri munsi nzajya mbashimira. Kuba harayike umva buri munsi abantu bakora ibyo bintu nzajya mbashimira kuko umva muri abantu banjye mutugira inama zitandukanye mbese mwitware gutya aha naha mbese niyo mpamvu rero ngomba kubashimira. Turabakunda cyane turabasezera. Reka turekere aho ngaho bye bye. Imana ibarinde.